Haaland yakina undi mwata kuri typical number 9 woza gucalenginga Haaland yaragiye yumva n'ubundi tumeze nk'ari yase abyemera ntacyo ukora ngo wabivuze ati Haaland ndi umuntu munini ubyemere cyangwa byange abe mwiza abe mubi uramukinisha kandi umukinisha ari mubi egaru uragayika cyangwa se uraza guseka kubera ko mwibuke ariko ubuze ikintu cyiza mwongere mwibuke mugane kuri ya mediane twavuze ninjoro mwibuke mediane twavuze yari iya Rodri na KDB n'umuntu witwa Bernardo n'umuntu witwa Gundogan ubundi bakinaga ari bane bro urumva ya creativity yavuye mu Man City ishaka kuba direct nk'abandi yego aha nicyo rero wavuga ati Haaland se yakora iki ko ari box coach ari umuntu ukorera muri box gusa ariko ahangaha hari ikintu mu kindi muri kwirengagiza reba ngo Haaland versus Real Madrid abakinate ahangaha ndagaruka ku mutoza aya n'amakosa ye 100%. Iyi yari inshuro ya kabiri Real Madrid iri guhana Man City guhera 2019-2020 iriya sezo yabo inshuro ya 12 Haaland ubari igihe yaziye n'umukinnyi uburi kagitukura akenshi mu mikino ya Real Madrid bivuze muri buri mutoza ugiye gukora plan A na plan B y'uburyo uza gutsinda uri away ufite match retour wawe mu rugo wigenda uvuga ngo full focus umuntu uraza kundemera umuntu ndagenderaho ni Haaland Rudiger ahari yagarutse konsinye za mbere bamuhaye bambwiye bati niwe ujye umenya kumufata niwe ujye umenya kumucunga Ayerio Doors niwe uzitsinda kuri we ibigango mujyanamo ntabwo ushobora gutekereza ko umuntu uratuma imbere ya Madrid mbere na mbere umutwe wawe ko ari Haaland ahubwo watekereza ati indi tactical approach kavuga ngo Haaland araza kuba hari nk'umufigira kwa nk'umuntu utera icyugaza aho ngaho ariko umupangu wawe uri ku wundi mukinnyi uraza gusoza game kuko bivuze ngo byose ndabishingira kuri Haaland ugategeza ko imipira aza kuyibona penalty ntazo niwe penalty aza kuzitsinda imipira mu kirere yabonye ningahe amakrosses yatewe nangahe umupira yafashe ari 1-on-1 n'uburyo bwabaye created imbere y'izamu rya Courtois bwari uburyo bwonyine bw'uwitwa Nicolas umupira cyagwera mwakire ende wagita Nepo bari kuri moto oya Nepo ari kuri moto meze bite uri gutaha uri kutwumva mwitata ikubone ndahiro urabura umwanya ungana ute ngo ugere mu rugo tukwihanganire tubone kuryama ega atakuri urahazi Naisa konde bana wumbara umva ufite iminota 10 ukagera mu rugo sinzi ukuntu imeze ndavuze urabura nk'igera mu rugo ndabona neza ntabwo nanabumva n'umuyaga bari nyinshi ubwo niwe wakarefutiye ndamukura oya mungure umugere mukiraho neza abandi kugera mu rugo ndabura iminota 5 yonyine okay none ikureho uragaruka mu minota 5 ikureho ugaruke n'ugera mu rugo sawa nugera mu rugo uhita unyandikira juste unyandikira hano kuri Instagram ngeti nageze home reka turamutegereza araza gukonkriwa ariko turazirikana yuko twaraye tutaryamye mureke turyame nakoze nabi uyu munsi kandi narikodinze abantu benshi umva niriwe nka Red Bull mu mateka mbabwiza nanjye nabyukanye energy drink ugomba kugeza na n'igice tugasoza ubwo ni 15 nibikabya Nepa baye yatinze turarenze y'ikumi gusa na 40 baransimbura oya Naisa ku kintu cy'iminota utagira ikibazo Rugaju ndabiza arayirenza ntabwo nyirenza ngenda musezeye ahubwo mumbabareye mwe muganira mbe mpindura imyenda nambari yo kurarana kuko ubwo nyine nk'uko bivuga nahinduye imyenda nakwicara uhindura kutubwira rero ikindi kintu cyabaye cyangwa se ubundi no muri nuze muri technical team ya Nanize tuvuge kuri staff ya City nuze hari ikintu abantu badashaka kubona cyangwa se gutsinda kwa City bibahe mu maso ariko Pep arananiwe Pep yarakoze cyane ararushye Pep ibintu byose niwe museriveri akanateka ari ahantu hose mana akina imyanya yose wagira ngo bari mu gihano ufite umuntu ukungirije uhora staff yawe ihinduka buri gihe byose uhora wubaka ikindi ari kausha bagira
wahoze wungirije Klopp. Yego. So ikindi kintu ugomba kumenya, City hari igihe yageze nubwo bitabaye cyane gukipinga abakinnyi cyangwa se kubakira kubanika bagumana bari kuri top level. Wari ufite Jack Grealish, ukuntu wamurekuye ntabwo tubizi, niba ari ugusinda simbizi, waramuretse apfa umureba man, nyine yapfuye umubona, hari icyo yagufashaga ariko waramwiciye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abandi bagiye ufungura imiryango bakagenda bageze ahandi hantu bakaba bazima. Bivuze ngo rero hari ukuntu agiye akora n'amayelema, yari amaze kumenya system no kumenya uko icyo City ishaka no mikinire yayo, ugenda yinvadinga abandi bantu bashyashya batamenyereye system. Abantu rero ibintu byose wakora imyaka irenze ngaho uri umuntu umwe ugera ukananirwa. Ushobora gukora za one on one nyinshi bikageraho bikanga bati ase ubundi reka bendekenza n'indi konti cyangwa se ndananiwe pe ukabyumva. Iyo utarabyumva rero uri umusazi uzapfira mu kazi cyangwa se ugahinduka igisebo mu bantu. Rero Pep ejo bundi yaragarutse, hari igihe kigeze kwanga murabibona mwese uko byanze. Pep Imana sinzi uko byagenze iramugarura, imugarure muri Premier League. Rero bibeshya abantu bose bo ku isi yaba ari mwiza, ariko Pep muri uretse no kuba yaratwaye wenda zirigi cyangwa se ki, Pep na City muri zirigi ntabwo bari beza cyane, ubyemere cyangwa ubyange. Hari izindi factor politique cyangwa ziri outside zatuma wenda baba favori cyangwa se bagera kure, sinamenye uko byagenze. Ariko zirigi na Pep yo culture ntabwo barayifite, na bari abakinnyi afite, nta muntu ufite umuco wa zirigi muri bari abakinnyi afite, nta n'ubwo ngira ngo nta n'ubwo babikunda, baranabitinya ahubwo. Ariko wibuke ko ari bo bahaye iya mbere. Hari ikintu uri kwirengagiza, guhera sezo ishize, sezo yabuzemo ibikombe byose, yari ari kubaka ikindi kiragano. Ariko icyo yakoze yari guhindura transition imwe ayubakira muri champion. Abakinnyi bashya yagiye mu kwezi ku isoko ry'ukwezi kwa mbere, yari kubikora 2018. Imyaka 6-7 yari ishize atajya ku isoko ryo mu kwa mbere. Kubera iki? Yaravuze ngo reka nibura nemera ko iyi season itakaje, iyi ngiyi Liverpool yatwayemo igikombe, ntangire nza n'abakinnyi bahusanovu nibwo baje, Batijani ntangiye mbatekereze gake gake, ba Right Nuri gake gake bagende baza nubaka ibintu byanjye. Then sezi zajya kurangira baramaze kumenyera no ku buryo rutangira 2025-2026 ikipe imenyeranye nta kindi ari ugutwara ibikombe. Icyamubayeho niba utakaje KDB abandi bakatijana, Ryan Sherikaraje aje mu mwanya wo guhagarara mu birenge bya KDB. Ibyo bintu ntabwo bizahita bikunda for one season, hari imvune bitungurana. Uretse sezo n'ubundi hora yari nziza kuri Haaland, ushobora kwibaza ngo Foden wabaye umukinnyi mwiza w'umwaka 2023 aka kanya neza ate? Neze nayi mubaze iyo batereka Emmanuel Akanji ntago zicyabe kugira ngo barekure Akanji, sibyo? Nabakayiruka baragiye. Yego bakayiruka ba Atletico Madrid yaragiye n'abakanje. Gehi yari ngombwa cyane, nyine Akanji yaza kuba ari around, tuvuge nyine ari around. Gehi yari kuba ari ingenzi cyane kuri Pep cyangwa ari kwamo amurisha umutwe. Nyine habayeho amakosa cyangwa se uko byagenze muri staff yabo no kumanaginga abantu. Harere mastari zikwiye kugenda nk'uko Rugaju bivuze, ba KDB bari bafite ishinzwe kuba creativity kuri mu buryo bushyashya, inzira idahari barayicaga. Ba Gundogan bro nta nyine bagiye bakora amakosa. Ari ikintu kwirangagiza Taikon. Manuel Akanji yaravuze ngo impamvu nahisemo kugenda, nicanye n'ubuyobozi barambwira bati rero nta mwanya tukubonera, ntawe tubona, uremeza ajya uhabwa iminota mike uhabwa usimbura ukina. Undi aravuga ati no, ubushobozi nifitemo ugomba kujyaho nkina kandi nemeza. Weragiye. Ikindi cya kabiri, reba kuri performance ya Kariuka, wagiye ugira ibibazo biri familiar n'ibiki n'urugo rukamunanira, na performance mu kibuga yatangiye kujya hasi, aho ari mu bagiye. Reba ikindi kintu, reba mbere sezo ya mbere Gundogan agenda muri Barca akongera akagaruka. Ese ari Gundogan wa kera? Yari Gundogan wa mbere?